Mu gice cya mbere twashize Richard ari gusoma ibaruwa yari yandikiwe na Mariam, ari kwibaza uko agiye kubigenza. Uko yagendaga arushaho kwicara ngo asome ibaruwa neza, niko ibintu byagendaga birushaho kumucanga bitewe n'uko ibaruwa atari yarisobye ngo ayisoze. Yaratangiye arasoma ati, Richard, ninjye Mariam, naragukunze cyane. Gusa mukitegereza yarishimye ati, noneho wowe nguwo ndishimye, mbaye free, ngiye kubana na Paulina nk'uko nabyifuzaga. Mana yanjye, mbega ibintu byiza. Burya Richard ntiyakundaga Mariam, ahubwo yikundiraga Paulina. Yise agenda yirukanga cyane mu rwego rwo kujya kubwira Paulina ko ibintu biba yatabyiyumvisha, kandi iki kintu kiba ari ikintu kidasanzwe umuntu wese atabasha gutekereza. Ako kanya akihagera akiza ari kubwira ati, Paulina, ntabwo ushobora kwizera ibyabaye. Yasanze Paulina ari gusomana na Isaac, wa mushuti wa Richard. Paulina ati, nta muntu wumvishije la. Kumbi Richard yahise yihisha kugira ngo abereke ko atabumvishije, akomeze kumva ibyo bavugaga byose n'uburyo ki babyitwaragamo. Maze Isaac ati, nta muntu n'umwe nigeze numva. Ubwo se urumva nakumva umuntu ati, wowe nibyo uri kwitekerereza. Paulina ati, ariko narakubwiye ibi bintu, reka tubireke tubigira ibanga, ariko wowe ntushaka kunyumva. Isaac ati, reka wibuke ko ngukunda, njye nawe turakundana kandi urukundo rw'ubuzima bwanjye bwose. So utekereza ko se kuba mbana nawe ari ikintu cyoroshye? Ati, reka na cya kigoryi ngo ni Richard. Uko Isaac akomeza gufata kuri Paulina, niko Paulina agendaga arushaho kumwikuraho. Ati, ndeka, ndumva ashaka kuba ubuzima bwanjye nyine, ubuzima utarimo kandi ubuzima bukomeye cyane. Ako kanya Richard ati, ntabwo mwakabaye muri kunyina imikino imeze gutya. Imikino imeze gutya narayirambiwe. Ntabwo mwakabaye mwebwe abantu muri kunyina imikino iteye ubwoba imeze gutya. Ako kanya Richard yahise akuramo telefone, ariko atangira guhamagara. Ako kanya yahise ahamagara Isaac. Ati, ni Richard umpamagaye. Paulina ati, ntuwitabire telefone, ndakubujije ntiwitabire telefone. Undi ati, allo boss, wiriwe gute boss? Nizere ko umeze neza. Ati, uri hehe ko nari ngukeneye cyane, nkeneye kuvugana nawe ho gatoya. Isaac ati, hari utuntu nagiyemo mu byagendanye n'akazi, two tuntu twihutirwa. Ati, ndamena shidikanye ko mukandi buze kwa nkugezeho. Ati, kandi wibuke ko uri inshuti yanjye, niba uri ukeneye kuvugana nanjye birumvikana ko ngomba gukora ibishoboka byose nanjye nkavugana nawe. Richard ati, okay, nta kibazo, turaza kuvugana. Byose Richard yabikoraga yari ari kubireba. Yabonaga neza ko buryo Paulina yapfiriye, yenda kubana nawe agasenya urugo rwe, naho ari kumwe na Isaac. Kubyumvisha byaragoranye cyane, ariko none kubibwira Paulina ati, nagufatanya na Isaac, nta kimenyetso afite, ari uko bari kumwe gusa byari bigoye cyane kubyumvisha. Richard ati, nta kibazo, tuzaza gukomeza kuvugana uko bwije nuko bukeye. Richard ako kanya yaje gukupa Isaac.